Murakaza neza. Tugiye kuvuga ku nkomoko y'ubukire, ubutunzi cyangwa se iterambere wowe urabyita uko ubishaka. Ibi birareba cyane cyane wowe ukennye ukaba wifuza kuva mu bukene urimo. Birareba kandi wowe ubona abantu bakira abandi bagakena ukabyibazaho bikakugora kumenya impamvu yabyo. Rimwe na rimwe ukaba ufite ibyo wifuza kugeraho nawe ubwawe bikanga, ukibaza impamvu zabyo. Birareba kandi wowe ureba bagize icyo bageraho ukumva hari bifite abo byagenewe wenda ko wowe utabasha kubigeraho. Ndagira ngo nkumare amatsiko kugira ngo uyu munsi umenye icyo wakora nawe ubuzima bwawe bugahinduka. Ndakwibutsa ko nta muntu n'umwe waremewe kubaho mu bukene ngo undi aremerwe kubaho mu bukire. Ikimenyetso ni uko iyo twese tuvuka nta kintu namba tuba dufite. Aka kanya tuvugana waba ufite ingero z'abantu bavukiye ahantu habi kukurusha, uyu munsi bakaba babayeho neza kukurenza. Ushobora kubyemera cyangwa ntubyemere, ariko iri ni ihame ridakuka. Umuntu yaravuze ngo kuvukira mu bukene si ikosa ryawe, ariko gusaza ukennye ni wowe ubwawe bikomokaho. Ni wowe mpamvu y'ubukene ufite. Wowe udukurikiye ndakwibutsa gukora subscribe kandi kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro nk'ibi tukibishyiraho, ukande share na like ubigeze no ku nshuti zawe. Ubaye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ujye muri comment. Mbere yuko dukomeza, ni ingenzi ko ubanza ukamenya ibi ngibi. Intego y'iyi video ni ukugusobanurira mu by'ukuri aho ubutunzi bukomoka kugira ngo umenye amwe mu mahame yagufasha mu iterambere. Intego yanjye si ukukwemeza imyemerere iyo ari yo yose ishingiye ku idini runaka ku bijyanye n'ibyo nemera, oya, cyangwa se ikindi gitekerezo icyo ari cyo cyose. Intego y'iyi channel si uguhindura abantu, ahubwo ni ukugufasha kubohoka mu bitekerezo byawe bwite, ukabasha guhitamo ibyakugirira akamaro. Ubukire turaburebera mu nzego eshatu. Urwego rwa mbere ni urwego rwa manifestation. Uru ni rwo rwego rubanza kugira ngo witwe umukire. Rusobanura gushyikira cyangwa se kwakira ubukire. Urwego rwa kabiri ni urwitwa maintenance. Aha bivuga kubasha gucunga ubutunzi ukabubungabunga. Ubundi urwego rwa gatatu ni circulation cyangwa share, guhererekanya ubutunzi n'abandi bantu. Izi ni inzego umutunzi akwiriye kuba yujuje mu butunzi bwe kugira ngo bube ari ubutunzi buhamye. Muri iri somo turi kuvuga ku rwego rubanza rwa manifestation kuko niho gutunga bitangirira. Abanyayisiraheli bageze muri Kanani, igihugu cy'isezerano, bahawe amategeko menshi, harimo n'iri ngiri dusanga mu gitabo cya Bibiliya mu Gutegeka kwa kabiri ibice 15 umurongo wa 4. Ariko ntihazagira abakene baba muri mwe, kuko Uwiteka atazabura kuguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe guhaho gakondo. Nta muntu n'umwe Imana yageneye kuba umukire, ahubwo yaturemye ishaka ko twese tubaho kandi tukabaho neza. Nta waremewe kuba umukire ngo undi aremerwe kuba umukene, oya. Ku bantu twese, ikiremwa muntu twese, Imana yaturemye dufiteho umugambi umwe w'uko tubaho kandi tukabaho neza. Hari bamwe bashobora kumva ko kuba abakire bitabareba, bakumva ko gushaka ubutunzi bitabareba, ariko nyamara atari uko babyanze, ahubwo kuko bitegereza bakabona bisa nkaho kuri bo bidashoboka, bakabifata nkaho hari abo byagenewe. Nje kuguhumuriza wowe waba wibwira ibi ngibi, kuko uwaremye ubutunzi ntiyigeze agira ababugenera, oya. Umuntu wese uhumeka afite uburenganzira n'ubushobozi bwo kubaho neza.
mushake muzabona. Aya magambo tuyasanga muri Bibiliya. Baho ufite ikintu cy'agaciro wumva ushaka. Imana ikurema ikintu cya mbere yaguhaye nk'inshingano ni ukubaho. Yes, banza ubeho, uha agaciro ubuzima. Numara kubaho ushake. Iteka igihe uriho haranira kubaho ufite ikintu cy'agaciro ushaka kugeraho. Wari uzi ko hari abantu benshi wabaza icyo bashaka kugeraho ugasanga ntabasha kubona ikintu gisobanutse yakubwira. Abantu benshi bavuga ko bakeneye amafaranga, kubaho neza, amahoro, ibyishimo n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko mu by'ukuri batabasha gusobanura uburyo bateganije bwo kubigeraho. Ibi bigatuma abantu benshi basaza nta kintu gifatika babashije kugeraho mu buzima. Tugiye kuvuga ku bibazo bitatu abantu bakunze kwibaza. Birashoboka ko nawe hari ibyo ujya wibaza muri ibi ngibi. Ese ubutunzi bukomoka he? Abantu iyo basubiza iki kibazo bavuga byinshi bitandukanye, ariko twebwe intego yacu ni ukugaragaza amahame ashingiye kuri kamere ya nyayo y'ubuzima nk'uko Imana yaburemye, tukabasha gusobanukirwa neza buri kintu cyose twaremanywe n'impamvu yacyo, tukamenya uko twakoresha neza ibyo dufite kugira ngo tubeho uko twifuza. Mu busobanuro bw'ijambo umukire tubonamo ko umukire ari umuntu ufite ibintu by'agaciro mu buzima bwa muntu kandi akabigira ku gipimo kiri hejuru cyane ugereranije n'igipimo rusange cy'abandi bantu. Ibi bikatwereka ko umuntu ashobora kuba umukire mu bintu bimwe ariko akagira ibindi akena. Kuri iyi ngingo hano tuzakwereka iby'ingenzi wakwitaho ukagera ku butunzi kandi ubuzima bwawe bukazamuka mu mpande zose. Tuzabikora muri video yindi izaza. Ukaba umutunzi mu by'umwuka, mu by'ubwenge, ukaba umukire wishimye kandi utekanye. Wowe rero wibaza aho abantu bakura ubutunzi, ndagira ngo nkumenyeshe ko nta hantu hadasanzwe abantu bakura ubutunzi. Imana yaremye ibintu byose umuntu azakenera mu buzima, ibishyira hafi ye, ibigaragara n'ibitagaragara. Amafaranga twifuza arahari menshi cyane mu mabanki, menshi cyane. Ubutunzi bwose wakenera ni bwinshi cyane kuri iyi si dutuyeho. Hari ibyo tureba hafi yacu, hari n'ibiri ahiherereye, ariko byose birahari. Umwanditsi w'igitabo Le hasard n'existe pas avuga ko dans l'univers il y a une source infinie de richesse. Ni ukuvuga ngo mu by'Imana yaremye byose harimo ubutunzi budashobora kurangira, nubwo twese twaba bakire, buri muntu wese agatunga ibyo ashaka byose. Iyi soko y'ubutunzi ntabwo dushobora kuyirangiza. Iyi si dutuyeho iremye mu buryo ibasha guha buri muntu wese ibyo akeneye ku kigero cyangwa igipimo abyifuzaho. Ntabwo irobanura, kandi ibi birashoboka kuri buri muntu wese. Ese byaba byarigeze kukubaho ko ugira akazi ukora ugahembwa? Ese mu kazi wakoze ugahembwa, baguha igihembo cyawe, bigeze bazana imashini ikora amafaranga kugira ngo bagukorera yawe ukeneye? Ntekereza ko atari ko bimeze. Hari n'igihe uhabwa amafaranga ashaje cyane, bisobanuye ngo bayavanye muri stoke yari isanzwe ihari. Uku ni nako bimeze rero no ku bundi butunzi. Ubu ushobora kuba uri kwibaza kuri iki kibazo cya kabiri gikurikira, wibaza uti wenda ubutunzi butangwa nande? Ndagira ngo nkwibutse ko Imana ikurema yaguhaye ubwenge, yabuguhereye kugira ngo nawe ugire imyanzuro n'amahitamo mu buzima bwawe. Ubutunzi busanzwe buhari, nta na kimwe kiremwa kano kanya, oya,
ikintu kibaho gusa ni transformation, ugahindura ibihari kugira ngo ubone ibyo wifuza bikubyarira umusaruro ushaka. Ikibura rero ku butunzi ni uko bwitwa ubwawe gusa, naho ubundi ubutunzi bwose busanzwe buhari. Ikibura ni uko bujya mu biganza byawe. Wakwibaza uti urasabwa iki rero ngo ugere ku butunzi? Abantu baca mu nzira nyinshi zitandukanye ngo bagere ku butunzi, ariko ukwiriye kumenya ko inzira ucamo ikugenera ubuzima uzabamo nyuma yo kugera ku butunzi, amahoro n'ingano y'ibyishimo uzaterwa n'intsinzi yawe. Gusa hagati aho, umuntu wese ugera ku butunzi ni uwo gushimirwa, kuko uko biri kose aba afite ikintu cy'umwihariko yabashije gukora neza bikamuhesha kugera ku ntsinzi. Ubutunzi rero kubugeraho ni amahitamo, nicyo umuntu wese akwiriye kumenya mbere y'ibintu byose. Ubihitamo ubizi cyangwa utabizi, ubishaka cyangwa utabishaka. Intego yanjye muri iyi video ni uko usobanukirwa, ugahitamo ubutunzi, ugahitamo kubaho neza ubizi kandi ubishaka. Gira ubushake bwo gutera imbere kandi wumve ko witeguye gutanga ikiguzi icyo ari cyo cyose byagusaba kugira ngo uzamuke. Aha ndagira ngo nkwibutse ko kugira ngo ube successful urasabwa kugira intego zisobanutse kandi zifite umumaro ku bantu benshi, apana wowe gusa. Oya, kuko haba mu isi y'umubiri ndetse no mu isi y'umwuka, ibintu bifite umumaro ku bantu benshi byihuta kurusha ibintu by'umuntu umwe. Iri ni ihame udakwiriye kwirengagiza niba ukeneye gutera imbere, kuko ntabwo ushobora kugira success mu bintu abandi badafitemo inyungu. Iri ni ihame niko ubuzima bwubatse, kuko intsinzi yawe uko byagenda kose ukeneye abazayigiramo uruhare, kandi ibi bishoboka gusa mu gihe bazaba babifitemo inyungu. Tangira uyu munsi rero wige kwikunda ubwawe, uha agaciro ubuzima, wige gukunda no kwishimira ibyiza mu bandi, kuko abantu bagera ku ntego zabo ni abantu bafite ubushake n'ishyaka byo gushyigikira no kongera agaciro mu buzima bwa muntu. Reka tube duhagarikiye ahangaha, tuzasubira muri video zikurikira. Murakoze.